yagize uruhare rukomeye mu kuryoshya ibirori byo kurahira kwa perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden asoma umuvugo Heriwe Kremu cyangwa umusozi tuzamuka mu rurimi rw'ikinyarwanda. Amanda Gorman, umusizi w'umwiraburakazi w'imyaka 22 y'amavuko, yavuze umuvugo abantu bose basagwa n'amarangamutima bituma yunguka bamukurikira kuri Instagram basaga miliyoni na 400. Ubwe nk'umusizi yisabiye gutambutsa umuvugo we mu gihe cyo kurahira kwa Perezida Joe Biden. Yavuze umuvugo uhamagarira abanyamerika kunga ubumwe, yizihira benshi bitabiriye uyu muhango kimwe n'abawukurikiye kuri televiziyo. Uyu mukobwa yari asanzwe ari izina rizwi na bake mu bikorwa byo guhanga imivugo, ariko benshi bazamwibuka umusizi w'intwari wahamagariye ubumwe mu gihe cyo kurahira kwa perezida wa 46 wa Amerika. Ubutumwa bwe yatanze buhamagarira abanyamerika kunga ubumwe bwatumye abafite amazina akomeye ku isi bashima ibyo yakoze, babisangiza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, batibagiwe gutanga izina rye Amanda Gorman nk'umuntu utangaje Amerika ifite mu bijyanye n'imivugo yuje ubumwe n'inyigisho zunga benshi. Ni umuvugo yari amaze ibyumweru 2 ari gukoraho ugaruka ku bumwe n'ubwiyunge ku banyamerika. Avuga ko guhimba uyu muvugo ari kimwe mu bintu by'ingirakamaro yakoze mu buzima bwe. Ati nari mfite byinshi, ariko mu by'ukuri ni kimwe mu bintu by'ingenzi nakoze ku buzima bwanjye bujyanye no kuvuga imivugo. Naravugaga ningerageza kuzamuka uyu musozi rimwe nzagera kuri. Imwe mu mirongo igize uyu muvugo yayanditse tariki ya 6 Mutarama 2021 ubwo ibihumbi by'abaturage bashyigikiye Donald Trump binjiraga mu nteko nshinga amategeko ya Amerika, ubwo abayigize bari bateranye ngo bemeze intsinzi ya Joe Biden, bakarwana inkundura na polisi bigateza impagarara muri Amerika. Uyu mukobwa mwiraburakazi ufite inkomoko ku bucakara yarezwe na nyina, gusa afite inzozi zo kuzaba perezida umunsi umwe. Yatangiye kugaragaza impano ye yo kuvuga imivugo akiri muto, ndetse atangira kuzamura iyo mpano ye vuba cyane. Yakuriye mu mujyi wa Los Angeles aho nyina yari umwarimu. Ku myaka 16 yahize abandi mu mivugo mu marushanwa y'abakiri bato muri Los Angeles. Uyu myaka mike yakurikiyeho ubwo yigaga ibijyanye na sociology muri Harvard, yahize abasizi ku rwego rw'igihugu bakiri bato. Nyuma yo kwigaragaza mu irahira rya Joe Biden, yashimwe na benshi barimo Barack Obama ndetse n'umugore we Michelle Obama. Yagaragaje uburyo yakozwe ku mutima n'umuvugo wa Amanda Gorman. Ati hamwe n'amagambo yakomeye kandi akora ku mutima, Amanda Gorman atwibukije imbaraga dufite mu gusigasira demokarasi. Ikomeza urabagirana Amanda, mfite amatsiko y'ibyo uzakora mu bihe biri imbere. Abandi bantu bakomeye barimo Oprah bose bagaragaje ko batewe ishema n'uyu mukobwa w'umwiraburakazi wanditse amateka akomeye. Abari bari mu itsinda ryateguraga irahira rya Joe Biden bahamagaye uyu mukobwa mu mpera z'ukwezi kwa 12. Yavuze ko atari yahawe amabwiriza y'ibijyanye n'umuvugo we. Yahamagawe biturutse ku mugore wa Joe Biden, Jill Biden, wabonye inyandiko ze mu isomero. Yagize ati n'amabwiriza bari bambwiye ajyanye n'ibyo ngomba kwandika. Insanganyamatsiko y'irahira yari ubumwe bw'abanyamerika. Rero ubwo numvaga ko ariyo nsanganyamatsiko yabo, byaranyoroheye kuko nanjye nicyo kintu nashakaga kwandika mu muvugo wanjye ku bumwe bw'abanyamerika. Uyu mukobwa yabonye izuba tariki ya 7 Werurwe mu mwaka 1998, avukira mu mujyi wa Los Angeles. Yakuranye n'impanga ye yitwa Gabriela na nyina w'umwarimukazi. Mu mwaka 2015 yashyize hanze igitabo cye cya mbere cy'imivugo The One for Whom Food Is Not Enough, gikubiyemo insanganyamatsiko zitandukanye zirimo izivuga ku burenganzira bw'abagore, ubwoko n'inkomoko n'abanyafrika baba muri Amerika. Mu bantu afatiraho icyitegererezo barimo Winston Churchill wigeze kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, Martin Luther King Jr. na Malala, umukobwa w'umunyapakistani watsindiye igihembo cy'amahoro mu mwaka 2013. Amanda afite inzozi zo kuziyamamariza kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2036 ubwo azaba afite imyaka 38. Uretse kuvuga imivugo n'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Iyi ni Story House, kandi subscribe tujye dukomeza kubana. Njye na Lidiane Mahirwe.